bivuze n'akanwa kanjye. Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira Igitarama muri hoteli y'Igitarama. Arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'Itanu ngo n'urukweto ngo n'isakosho. Reka biriya biganiro bya kera nyine nzahare. Ikindi kintu gikomeye Claude nziza, ariko mute ibyo bintu wimana byawe birimo iki cyo kuba umuntu yaguhonga ibintu bingana gutyo akongera akanababazwa nuko wanze kwakira iyo mponga? Urareba ukabona ibyo bintu yaraguhonze, yabura undi umwana ukiri na muto ureke wowe ushaje yabihonga. Ibyo bintu byawe wirirwa ubunza uvuga ngo warabyimanye birimo izihe zahabu ku buryo wumva yuko umuntu yaguhonga impano y'150 ukanayanga akanabigira n'ikibazo mukagera na bifu? Warabyanze nyirukubiguha abona umwangi iyo mpano anabigira ikibazo mugera na bifu kuko wanze impano ye. Arewe cyangwa ibyo bintu byawe wimana yari gucukuramo na zahabu ikaba niyo bifu yagize akavuga ati zahabu yanjye nayo nayibariye amafaranga none umuvuna muheto yanze yuko nicukurira zahabu. Icara tukubwire Strato umudamu yakoze impanuka, yego bamuha amafaranga, yego ati Strato amafaranga arayanywera. Bambabwira ikintu mpfana gabi mbere kukuri ku kintu napfuye n'uyu mubyeyi nta kindi kinyoma. Yanyuriye ibyo mu Rwanda ambwira ko yanga u Rwanda. Si ibintu Amerika yankoreye ngo iki? Ndavese ibintu wa mukristo nasengeye muhe na message. Icyo mbaza nti uyu mugore umuntu wese bagiranye ikibazo ahita amuhimbira dosi ngo si ibintu yankoreye, reka mbabwire ibintu yankoreye. Mutega amatwi rero nanjye mbabwire ibintu Mutesa bakorera. Ariko sha mwamwanyweye ibiki? bivuze n'akanwa kanjye. Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira Igitarama muri hoteli y'Igitarama. Arambwira ngo hari ngo ikanzu yanguriye ngo y'Itanu ngo n'urukweto ngo n'isakosho. Reka biriya biganiro bya kera nyine nzahare. Urumva ubwo yari atandukanye n'uko Petronira abana n'undi w'igikaru bigasanze banabyaranye bari baranasezeranye bakoze divorce. Abona kurongora umwe wo mu Ruhengeri avuga ngo wamwibye, wo mu Ruhengeri batandukanye abona kurongora hehe uyu nguyu bari kumwe. Ikindi kintu gikomeye Claude nziza, hari umuntu Claude azakorera iki kintu bicana amaraso ave mu muhanda kandi mubireba. Urumva Claude mwe muvuga Claude muzi ubugome bwa Claude mwebwe. Harya ngo wavuga ngo ni nta CFPR, Claude yicara imbere yanjye akitaba Yes General Mubaraka kandi nacunga gasanga ari kuvugana na papa bitangaza. Umuntu arampamagara wo mu muryango nawe bakugezeho, barambwira bati Pasteur Mutesi ibyo uri gukora byose ngo urimo uraha abantu ubufasha, ndakumenyesha yuko uzabasigira igikomere. Icara tukubwire Strato umudamu yakoze impanuka, yego bamuha amafaranga ari nayo yamuviremo iriya kanseri yamwishe. Ati Strato amafaranga arayanywera. Mwamusanze mu nzu y'itaka amafaranga yose yarayanywereye. Ayo mafaranga nimuyamuha mu ntoki kandi asengera muri ADPR nawe yashyingiriwe. Jewe ndi kubabwira iby'umuryango we wambwiye. Baza muri shike aho nkorera, yinjira koridoro aho dukorera, mwambike ribaya, mwambike sujipe n'akenda k'imbere k'abagore Kariso n'ibinashoboka muhe na pade Kotex. Mushyirireho natubere atege n'igitambaro tunamumakiye. Abagabo bamuherekeze, tumuherekeje neza mwese mu ruhando rw'abagore, mumukore bridal shower mumuduhereze tumwakire mu cyiciro cy'abagore. Rero bambabwira ikintu mpfana gabi ntuzi umwanda ukamuzaho. Aza noneho afite umwanda wamujeho mu nzara, amazira ntoki buretse navuze umwanda. Tuza twicaranye mu modoka nkabona umugore umuntu begeranye ari baragira gutya. Turaza tugeze mu rugo umugore yanyagira ambwira ati ntakubeshye napfuye meze nabi nabyimbye inda nicaranye n'umugabo uri kunuka umwanda wo muri toilette. Ndavuga nisuye nguriya ntereka bimubeshyira ati ntimujye mureka gwareka ati Pasteur atugenda umurebe mu nzara namutinye kubera ko ari umushumba. Noneho parinjira mu rugo gusaba irembo, murabizi ko bifata iminota nka 30. Yego wa mugore ambwira ati nukuri kose uyu mugabo mu musohore. Noneho mbura ukuntu mbibwira nde Pasteur Dieudonné.
noneho ndamwegera ndamwana dade ese Gabi buriya ntabwo umuntu yaba amusohoye tugakora gahunda zacu. umusohoreye iki? ntabwo nakimubwiye, nari natinye kubivuga nanjye, gusa narebaga utuboro nkatubona mu nzara koko, kandi koko dufite umwuka mubi. Uwo mugore akaba ari umugore w'umukire cyane ndetse w'umusirimu. noneho nanjye ngira ubwoba, urumva nge rwose umuntu w'umugabo w'umupasiteri n'uwo kubahwa, ngira ubwoba mbura ukuntu mbivuga, mbwira Pasiteri Dieudonné, noneho Gabi turamusohora. Ndaje mbere kukuri ku kintu napfuye n'uyu mubyeyi, nta kindi kinyoma. Yancyuriye ibyo mu Rwanda, ambwira ko yanga u Rwanda. Si ibintu Amerika yankoreye. Ngo iki? Ndavese uyu wa mukristo nasengeye, muhe na message. Ntabwo wanyandagaza undenganya ngo bikunde. Igihe cyose Imana ntijya kure y'umuntu uri mukuri, ikinyoma nubwo cyaba gifite abafana 5,000 ntabwo bigiha uburenganzira bwo kwitwa ukuri. U Rwanda ndimo ndagenda ndwanga kubera ibintu mbonamo. Uzi ko aba bantu baguciye urwaho ari uburozi babugutamika, ari isasu bari gukubita, ari imodoka bayikugongesha. Ibi bintu urabibona cyane. Ubwo uyu mugore iteka iyo aje kuburana ku mabi ye n'amabara ye, ahita ashaka izindi dosiye yorosa kuri ayo mabi akaba arizo avugaho. Icyo mbaza nti uyu mugore, umuntu wese bagiranye ikibazo ahita amuhimbira dosi. Reka ibyo uyu nguyu we bafitanye kese by'aka kanya byo tube tubiretse, kuko nzi ko uyu mugore namwe mwarabyumviye mu kiganiro yavuze yuko ngo bitazarangirira hariya, agomba kubijyana mu butabera. Aho kugira ngo umuntu bigeraho guhimbira dosiye ngo uri ikigarasha, abizi neza ko iryo zina atari izina ry'icyubero na gato, atari n'izina ry'ibigwi, uwo muntu aba ari umugome. Noneho ikintu kinsetsa ukuntu aza kuri kamera yigize ikintu mfana kanaka, ubonye ukuntu hari ibintu yigize we ngo si ibintu yankoreye, reka mbabwire ibintu yankoreye. Mutega amatwi rero nanjye mbabwire ibintu Mutesa bakorera. Ariko sha mwanyweye ibiki? Icyo nshaka kubaza ni uyu mugore, umuntu wese bagiranye ikibazo ahita ashaka icyo bapfuye, ngo mwirirwa muvuga yuko ngo bamubeshyera da. Mukanya ndaje mbazanire izundi 650 mu kiganiro gikurikira. Ikindi gikurikira mbazanire iz'umugabo w'umusiramu nawe basezeraniye online. Ariko sha iteka bahora bakubeshyera. Ariko iyi si urabona abantu bose bayituye, warabakoreye iki wa mugore we ku buryo wumva ko bahora bakubeshyera. None ibintu by'ibipumbafu bitagira ubwenge, Mutesi wacu muramurwa mu mujyi ukafite iki bamugirira ishyari. Ubu abantu baba batagira ishyari, umukire wa mbere mu gihugu bakarigirira nyakatsi wigendera. None ikintu gisekeje ni ukuntu iyo agiranye ikibazo n'umuntu, ukwisobanura kwe akuzanira mu mabanga yagiranye cyangwa se yamenye kuri uwo muntu. Ahubwo ukwiriye kwiyambura iryo zina bita ubupasiteri, ukiyita njajwete, kuko biriya bintu ukora bikorwa n'injajwa na njajwete. Ubu rero ugiye kujya witwa njajwete Mutesi, va ku bupasiteri, kuko nta mupasiteri ukora ibisa nka biriya. Urwo kugirana n'ikibazo nk'umuntu nkaho waje ugasobanura kuri icyo kibazo, yenda uvuga ati hano ndarengana, kwisobanura ngiye na kibazo mbibonamo, nubwo atari byiza kudari ko wirirwa unashishikariza abantu ngo ntibakisobanura. Ukaza ukavuga ati jewe aha hantu barambeshyira ngo ibimenyetso bigaragaza ko mbeshyirwa. Ariko dosiye yawe wagiranye n'umuntu ihurira hehe n'ibindi bintu mwagiranye n'andi mabanga mwagiranye ubuzanye muri ibyo bintu? Uyu mugore bitangiye kwa Korode, reka mbariho mpera. Korode ati ikintu yamoye nuko namwimye yaguriye ikanzu 150. Ariko Mute, ibyo bintu wimana byawe birimo iki cyo kuba umuntu yaguhonga ibintu bingana gutyo akongera kanababazwa nuko wanze kwakira iyo mponga? Urareba ukabona ibyo bintu yaraguhonze, yabura undi umwana ukiri na muto ureke wowe ushaje yabihonga, kandi akamuha ibyo ngibyo we wumva ngo wamwimye.
ibyo bintu byawe wirirwa ubunza uvuga ngo warabyimanye birimo izihe zahabu ku buryo wumva yuko umuntu yaguhonga impano y'ibihumbi 150 ukanayanga akanabigiraho n'ikibazo mukagirana bifu. Ubu koko tuvugishije ukuri mwabagabo mwe mujye muhonga abantu simbizi jye sindi umugabo nta nuramponga mumbabarire mumbwire kino kintu. Ubu wahonga umuntu ibyawe uzi neza ko ibyo imbere y'igitsina gore si bose pe mutanyumva nabi kuko hari abagore b'umutima bari kunkurikirana bahita bansamira hejuru bakantuka banzizo. Si bose pe, hari abagore watega impano nk'izo ngizo rwose ntazisimwe n'abana bakiri bato rwose nese abicuruza ku muhanda ntiyarabo batwara 5,000 20 20 na 30 none we ngo baguhonze guja 50 urumva ngo urabyange yenda we ntiwicuruza da utananyumva nabi ariko se warabyanze nyirukubiguha abona umwangi iyo mpano anabigiraho ikibazo mugirana bifu kuko wanze impano ye arewe kuko yabuze undi muntu ayiha ndetse unakurenze cyangwa ibyo bintu byawe wimana yari gucukuramo na zahabu ikaba ariyo bifu yagize akavuga ati zahabu yangeneye nayibariye amafaranga none umuvuna muheto yanze yuko nicukurira zahabu. Nta soni ngo korode ngo twapfuye yuko ngo namwimye ngo kandi ngo ibihumbi ngo yari yampaye 150 ngo impano y'ibihumbi 150 ngo ni sakoshi harya niki nikanze ngo hanyuma ngo tuhita tugirana izo beef. Arewe umugabo yanda mwagerana beef wamukatiye nkuko nguko yaguhaye ukayarya urumva yaguhaye ukayarya warangiza ugahita umubwaka ntubu kimuhaye ibyo mwemeranyije icyo gihe byo yaguhiga kereka nimba hano utaratubwije ukuri yaraguhaye impano ye iyi mpano uri kuvuga hano warayakiriye warangiza ntujye gutanga ibyo wemeye ahaho bifu mwayigirana. Ariko kuza hano ukicara kuri kamera ukatubwira ngo korode mwagiranye bifu ngo kubera ko ngo yaguhaye impano ngo mugiraho muhurira mugira ibyo mukora ngo hanyuma wowe urayanga niyo mpano urayanga n'ibyo bintu urabyanga ngo mukagirana bifu. Ariko ndakubajije ibyo bintu byawe wirirwa ubunza ngo abantu ngo mugirane ibibazo kuko babibimye birimo iki ku buryo korode iyo mpano y'ibyo 150 atari buyifate akagenda akayihonga umwana muto w'imyaka 20-25 ureke wowe ushaje. Ahantu ndi buko kugerageza kubereka uburyo cy'uyu mugore kugira ngo asukure amabi ye aza akigira mutagatifu akigira inzira karengane agakina victim card. Mugore iyi karita uzayikina kugeza ryari? Ega abantu ubwira ntituri ibigori benshi bafite IQ ikubye ubwo bwenge buke bwawe 150 ngo hanyuma ngo reka aho tube tuhavuye ngo ndi kubereka ibimenyetso ngewe sinya mvuga ku kintu nahere ku bintu umuntu yivugiye yanizanye kadusi simbukire ku mugabo bahaye sheke y'imimbano y'Imusanze nimba ari Musanze nimba ari hehe sinzari hose ureva aho yaba ari hose cyo nzi cy'ukese abantu benshi murayizi. Umugabo yacishije inkuru ye kuri TV1 avuga ko uyu mugore yamuhaye sheke irimo amakosa kandi ko kira sheke yari irimo amakosa. Uyu mugore kandi yabikoze abishaka kubera ubuteka mutwe bwe aba yagambiriye. Nyuma rero abonye zimwakiye ahita aza kuri kamera n'amafaranga mu ntoki. Ngewe hariya ndumugenza cyane ahita nguta muri yombi. Kiriya kimenyetso kiba ari kimenyetso simusiga kigaragaza yuko koko icyaha kikugonga. Ibyo wakoze wabikoze ubizi ahubwo uje kurata amafaranga mu rwego rwo kugira ngo usibanganye ibimenyetso by'ibyo wakoze. Uyu mugore rero agira gutya afata sheke uruhande rumwe yandikaho ko ngo ari amadolari urundi ruhande sheke igaragaza ko ari ituruka kuri konti y'amayero. Ibi bintu bibiri mu binandukanyirize nubwo waba uri ikigoryi kitize ntabwo iri kosa warikora. None se konti y'amayero n'amadolari bikorana bite? Arangije abyandika kuri sheke akora ikosa nako si ikosa ni ibintu yakoze nkana bishaka agiye niko mbibona. Atanga sheke idasinye abizi neza ariko mugira n'amahirwe mukayobera ku bantu nyine binjiji badasobanukiye ibintu muri kubakora. Ari nkanjye ntabwo naba nyigiye kuri banki ahubwo najya kuri RIB.
avuga yuko hari umutekamutwe wanyinjiriye akankorera ubutekamutwe. Guhereza umuntu sheke idasinye byo ubwabyo bigaragaza ko hari ibindi wari ugamije, wabeshya uwo muntu, wamuhaye ikinyoma. None se sheke idasinye wumva yayimaze iki? Iriya sheke niyo uyisinya ibyo wari wakoze nkana byo kunyuranya, ugashyiraho ahantu hamwe amadolari, ahandi ugashyiraho amayero, nabyo ubwabyo ni ikosa ryari kwimisha uriya mugabo amafaranga, kandi mukuri wowe wabikoze nkana ubishaka. Biriya ni ikinyoma, mu butekamutwe. Arangije aje kuri kamera gusobanura iby'iyo sheke, ahita yinjira mu nkuru n'amabanga y'uyu mugabo ngo umuryango warambwiye. Umuryango ngo warambwiye ngo uyu mugabo ngo ari umusinzi, wanywa inzoga ngo agasinda, ngo amafaranga tuyamuhaye ngo ntacyo byakora. Mute wowe niwe usanzwe ureberera rura rugo, ubu uko baraye, uko baramutse, uko bariye, uko bana bagiye ku ishuri, wowe niwe ubizi. Yenda amakenga wagize niyo pe, birashoboka ko uwo muntu ariko yabateye. Ariko se ukwiye gutekereza uko wakemuramo icyo kibazo, ariko utazanye amabanga y'umuntu ku mbuga nkoranyambaga. Kuko kunywa inzoga sizuba wamuguriye, simbishyigikiye. Hano mutanyumva nabi, simbishyigikiye ko umuntu agenda akanywa inzoga akigira akazizi akibagirwa urubyaro rwe, simbishyigikiye. Ariko ndi kugerageza kubaza uyu byamurebagaho iki, ko atari umugabo wawe wanywaga inzoga ngo tuvuge ngo wababaye kuko yatashye azikunukiriza, yenda wowe utanazinywa. Simbizi nimba uzinywa cyangwa utazinywa. Hanyuma uyu mugabo kwinjira mu buzima bwe ngo kwanywa inzoga bikurebaho iki? Ko atari izo umugurira, wabaga wamuguriye ngo tuvuge ngo yabaga yafashe mu mafaranga yawe ajya kunywa inzoga, ari gusesagura umutungo wawe. Cyo ni kimwe. Ikindi, nimba barakubwiye nk'uko wavuze ngo barambwiye, ngo umuryango warambwiye, ubwiwe n'iki ko ibyo bakubwiye ariko kuri? We wagiye kwisuzumira cyangwa se bikorera iperereza ubona ko ariko kuri koko? Konjya numva uvuga ngo abantu ntibakumva amabwire y'ibyo bababwira kuri wowe, we kuki wumva amabwire y'ibyo bakubwira ku bandi bantu? Ibyo ntabwo ari ubukozi bw'Imana, si n'ubushumba rwose. Ati rwose, ati byagenze gutya na gutya, amanukura inkuru y'uyu mugabo, arayimanukura yigira ku musozo. Arangije arapfundikira ati nsoreje aha, atatubwiye impamvu yamuteye gutanga sheke idasinye, atatubwiye impamvu yamuteye gutanga sheke amwe yanditseho amayero andi yanditseho amadolari, atatubwiye impamvu azanye amafaranga kuri kamera kuyerekana. Kandi amafaranga kuyerekana ntibisobanura yuko uri buyageze aho agomba kugera. Ikindi, uyu mugore kwinjira mu buzima bw'uriya muryango akivugisha ko ngo babagura ibikoresho byo mu rugo, ngo twaguze intebe, ngo twakoresheje ukuri. Ese wari uzi yuko abantu b'imihanda batazagera aho uriya mugabo atuye? Hari cano nabonye y'umukobwa bita Kariza yasuye uyu mugabo, yerekana muri salo rwose ibyo wavuze wakozeho nta na kimwe twabonye. N'ubutekamutwe bwa kabiri bugaragaza, ubundi kugerageza kubereka ukuntu uyu mugore ahora yigira inzirakarengane kugira ngo akomeze abone uko ababeshya anabiba. Uve kuri bya bindi mwirirwa mwivugisha ngo barakwanga. Simvuze ko hatari abakwanga pe, nta n'umuntu utanagira abanzi. Nanjye hano ngira abanzi, hari n'abaje kutantabuka muri comment bantuke batananzi just kuko mvuze ukuri gusa. Ariko I don't care. Ijewe mvuga ukuri uko kuri, nitaye kuwo kuri burye mu bwonko. Amanze mbibutse yuko tubafite product zabafasha gukemura ibibazo igihe cyo gutera akabariro. Niba wa mugabo ukoresha igihe gito mu gutera akabariro, tugufite product zagufasha gukemura iki kibazo ugakoresha igihe kirekire. Wa mugabo nimba ucika intege mu gihe cyo gutera akabariro, nawe tugufitiye product zagufasha gutera akabariro ntucike intege mu gihe cy'igikorwa nk'iki. Iba ubura ubushake kandi nawe tugufite product
zagufasha kugira ubushake ndetse ukagira imbaduko rwose, ugahagarara nk'umugabo wemye mu rugo rwawe. Abadamu namwe muzi ko mufite ikibazo cy'ama infection, ikibazo cyo kubura amavangingo, ikibazo cyo kubura ubushake, namwe tubafite product zakemura ibi bibazo rwose, ukagenda ukamera neza cyane, ukibera nyiraburyohe. Hanyuma abadamu ndetse n'abagabo namwe ufite ibibazo by'uruhu rwabagoye, ufite uruhu ruzaho ibiheri, ufite uruhu rusa nabi, ufite uruhu rudafata fresher, rudafata amavuta, rurimo ibintu by'imikoki n'amacracks, ufite uruhu yenda rufite amabara, uruhu nyine rufite ikibazo, tufite product zagufasha gukemura ibyo bibazo, ukagenda ugasa neza cyane, ukibera nyiramabengeza, ukibera bucyuri, ukibera amamama. Hanyuma rero watubona kuri 0788359691 cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ubanje guteranyaho 250 ariko kandi ukimara gusa neza uhita uhamagara na Faketaring kuko niwe mukire wa mbere kazi nabonye muri iki gihugu uzi kugutunganyiriza ibirori akabikora nk'uwikorera. Uyu Faketaring yaguteguriye ibirori, abashyitsi bahora bifuza kuza iwawe, haba mu bukwe, muri brother shower, baby shower, kitchen party, mu babikoresha bya birori byose, za parties zose mukora, ndetse n'inama, ndetse n'abashyitsi n'abakiresha. Abakire bajya bashaka kwiyakirira abakire bagenzi babo mu ngo, kavuga ati reka mpamagara umushefu w'inzobere azantegura, ashobora no kuza kugutegurira iwawe nta kibazo, si ngombwa ngo abizane, akaza akagutegurira iwawe rwose. Faketaring ni umuhanga cyane. Wahamagara rero kuri 0788440034. Kamanze ndebe ko iyi nimero ntayibabwiye nabi. Faketaring ushaka kumuhamagara, ushaka kumutumira mu birori byawe ngo abigutunganyirize, ushaka kumutumira kugira ngo agufashe gutunganya ibirori, kwakira abashyitsi, gutegura inama, kwakira ibi bintu byose bitandukanye, wahamagara kuri 0788440034. 0788440034. Faketaring akaza akagukorera ibirori bizahora ari amateka, bihora mu mitwe yabo wakiriye. Hanyuma rero tugarutse kuri uyu mugore, ureke abandi aba bagore baza ari abateka mutwe, ubwo mba ndimo mbabwira umudamu wisobanukiwe, amenya ko imbaraga Imana yamuhaye akwiye kuzishyira mu bikorwa bifasha abantu, kandi nawe yifasha, areka kuba umuteka mutwe nk'aba bose. Uyu niwe mukirekazi wa mbere nzi, ni nawe nzi, nta nundi rwose nzi ko nzamenya kuko niwe wanjye. Hanyuma rero tugarutse kuri uyu nguyu wafashe inzira itandukanye, yita umupasiteri, sinzi n'imbara byiswe ubanza yarabihawe, hanyuma akajya yirirwa abeshya abantu. Tugarutse kuri dosiye y'uyu mugabo, y'ukuntu umugabo yaratatse ati nyamara hari abantu baje biyise abagizi ba neza, baza kuntekera imitwe, hanyuma bamasheke y'igicupuri. Iriya sheke ni igicupuri, wagomba kuza ugasobanura ku bya sheke, ntiwinjire mu buzima bwite bw'uriya mugabo. Rwose kiriya kintu cyagaragaje ko nawe uciriritse cyane mu mutwe. Nako ntabwo uciriritse, niyo karita yawe ukina iyo ugiye kwisobanura, ushyira amabanga y'abantu bakubwiye hanze, ushyira mu mabanga y'abantu wamenye hanze, guhimba ibinyoma by'ibintu bidahari. Ubwo ngiye guhita ngaruka kuri ya dosiye ya wa mudamu, ariko ntaragera kuri ya dosiye ya wa mudamu, reka mbanze mvuge kuri dosiye ya Gabi. Uyu mugore iyo agiye kwisobanura, interuro ze zose zitangira zibanza kuvuga cyangwa se zigasozwa no kuvuga ngo ngiki cy'uyu muntu nziza. Ariko sha ngiki cy'uyu muntu nziza ariko nkiza kuba nk'umuherwe, kuko abantu bari kuzajya bagira ngo abantu bagufitiye ishyari, kubera ko bagufitiye ishyari kuko uri umuherwe. Ariko abantu none bakongera bakibaza, niwe muherwe wa mbere ku isi cyangwa niwe muherwe wenyine abantu bakwiye kugirira ishyari? Kubera iki abantu mutajya mwibaza impamvu uyu muntu ari uhora agaruka mu matwi y'abantu, kandi bamuvugaho ibintu bimwe bidahinduka, ibi bintu kandi akaza akabafurapa akabereka yuko ntahuriye nabyo.
ngiyi rero ridabatambika imbere akabereka yuko ibyo bamuvuga koko bamubeshyera atari ukuri, ni ukuntu aza akigira victim agatangira guplayinga amakarita y'amabanga y'abantu cyangwa se yamenye n'ibyo yahimbye ku isahani, mwebwe mukasama mukarya ibyo ngo aradusobanuye mutesi wacu, akabapfunyikiye ikibiribiri, umwana w'umukobwa akaba ifashe kamabuye ati ndabemeje muri n'ibigoryi. Buriya ntimutekereze yuko atabareba akabona muri n'ibintazi w'ibyo akora babizi. W'ibyo akora babizi. Noneho hari akanajya akunda kuvuga ngo rwose ngo bamvuzeho ibi, ngo abantu bose ngo mbona bahungabanye, ngo abantu bose ngo mbona ngo barakaye, ngo abantu bose ngo muhumure, ariko mute uzi ko burya indwara y'ubwibone ni ikintu kibi cyane. Ni ukuri maje kubibona, nimba atari ubwibone ufite ushobora kuba ufite ihungabana rikabije rikwereka yuko uyu mugore ni umunarcisiste. Umunarcisiste ni abantu bahora bumva yuko bakwiriye ibyiza, bahora ari nyambere mu bindi byose. Donc nta kintu na kimwe kibi cyababaho, nta kintu na kimwe kibi cyabavugwaho, nta kintu na kimwe kibi cyabarangwaho, nta kintu na kimwe mbese, kandi bakumva ko abantu bose bahora babarangamiye babareba. Nk'iyo wicaye kuri kamera ukavuga ngo abantu ngo bahungabanye ngo kubw'inkuru yakuvuzweho, ngo rwose ngo muhumure, ngo mukomeze imitima, uba wumva utibeshya, ubwonko bwawe burimo ubusa, uba wumva butakubeshya. Kuko none ikintu kimbabaza ni ukuntu utajya umenya yuko ubeshya abantu nawe ukibeshya. ngo noneho ngo abantu ngo bahungabanye mute. Ubu urareba ukabona ibibazo byugarije isi, abantu bamwe bahangayikishijwe n'ubuzima bwabo, uko babaho, uko barya, uko noneho urakibeshya yuko abantu ngo bahangayikishijwe ngo bakuwe imitima ngo n'inkuru zakuvuzweho. Inkuru zakuvuzweho ni ibiki? Zibinjiriza iki? Zibagaburira iki ku isahani? Zibakorera iki ku buryo wumva ko umuntu yata gutekereza uburyo ikiro cy'ibirayi kigeze ku 1000? Urumva hamwe na hamwe mu mantuza hiyubashye, nibwo ndi kuvuga mudacikuka umutima. Ubundi ikigoro cy'ibirayi ahantu hagize ni za 500 600 gutyo. Ubwo ndimo ndavuga ku ngeri zose, uko abantu badukurikira ni ingeri zose, harimo abakire n'abakene bahira ahantu hatandukanye. Ukumva umuntu ari gute ibitekerezo byo gutekereza ku kiro cy'ibirayi kigeze kuri 1600 ari bugaburira abana, akajya kwibaza ku bibazo byawe ngo bakuvuze. Koko urumva utari ikigoryi cyo kwibeshya? Ngo bakuvuze ngo rwose ngo muhumure, ngo mutuze, ngo arimo ngo arabahumuriza ngo arimo ngo arabahumuriza ngo kuko ngo bakuwe imitima n'inkuru zavuzwe. ariko ubundi mu ibiki ibintu munywa muzabihagarike kuko birabongoza pe, birabashuka. Ngo ikintu mpfa rero ngo na Gabi ngo ndaje nkibabwire ngeze ahita atangira kuzana iriya nkuru mute. Nta muntu utabona ko biriya bintu ari ibintu wahimbye ugamije gusebya uriya mugabo. Bye byaranambabaje n'ukuri kw'Imana. Umugabo nka Gabi njya nkunda kubona ibiganiro yakoze, ukimara kuvuga ngo ibintu wabonye mu nzara ze, nahise nihutira gusubira mu biganiro bye. Uriya mugabo afite isuku, wowe nubwo wapfa wikuba uri umugore ntago wamwigezaho. Izo nzara uri kuvuga, afite inzara zera, afite intoki nziza. Munyihangane hano mutaza kubibaramo ibindi bintu nzi uko mutekereza, gende kuvuga ibyo nabonye. Uyu mugabo afite isuku pe, kandi niyo winjiye muri comment section usanga hari abantu babanye nawe, bakoranye nawe, basenganye nawe, bahamya isuku na discipline y'uyu mugabo. Rero ikigoryi cyonyine nicyo cyakwemera amagambo wamuvuzeho ko ngo yagize. Ariko reka nkubaze, ngiye simbyemeye n'abandi benshi nkanjye ntitubyemeye, ariko reka mvuge yenda ko icyo kintu cyaba cyarabaye, twe no kugitanga urugero kuri uyu mugabo, kuko nta nubwo asa n'ibyo wavuze, ahubwo wowe ibyo wavuze birashoboka ko bisa nabo. Ariko ubundi uyu mugore uvuga amagambo nk'aya usebya abagabo batarabe, agiye mu bwiherero ukagukoresha amazi. Umuntu winjira mu ngo afite ngo tuboro, numvira ibandi ry'umugore sha ngo tuboro ngo
ngo utuboro umuntu wita pasiteri ngo utuboro si utuboro ni uduki nyumvire utuntu tw'uduterime tugenda tubatamaza ngo utuboro reka tuvuge ko byabaye nk'umushumba process byari kuba byaraciyemo icyo gihe reka tube tuyiretse reka tuvuge ku byo wavuze ariko ukicara ukabivuga ibyo bintu kuri kamera ukabwira isi yose ko icyo kintu cyabaye ukagibwira isi yose ugataranga umuntu muri buriya buryo hariya twapimye level y'imitekerereze yawe tunapima level twasanze uciriritse cyane twari twarakwibeshyeho nk'ukuri uraciriritse wa mugore uraciriri very cheap niyo ndi kukuvugaho mba numva ntabwo ndi kukuvugaho ndi kugerageza gukosora mabi umwanda wasize aba bantu kandi ntanga ibimenyetso fact z'ukuntu uhora uza wiriza umuntu wese mugiranye ikibazo ugahita umuhimbira dosiye yaba ari uyu Gabi iriya dosiye niyo wamuhimbiye yaba ari n'uriya mugore ndibuze kumugarukaho uriya mugore mwaguze amakanzu iriya dosiye warayimuhimbiye kandi urabizi umutima wawe urabizi sinjya nibaza nimba umutima wawe ukigira conscience udashobora kwicara ahantu utekereze ku bintu uba wakoze wigaye ngo ndangije ngo utuboro ngo ndatubona ngo mpita ngenda ngo ndasaba ngo nibamusohore first of all uburyo cyuvuga wakemuyemo ikibazo kirimo ubugoryi bwinshi ndetse n'ubujiji yiba koko ukunda uri umukozi w'Imana nk'uko ubyiyita n'uwo muntu wavugaga ari umukozi w'Imana ibyo bintu byabaye wari kumubwira ati ngwino nkubwire mu kinyabupfura koko utwo tuntu watubonye ngwino nkubwire ugafata isabune urwo rugo mwari murimo ntirwari rubuze isabune ugafata n'amazi ukamubwira ati se ati wakongera ugakaraba ati ko mbona hari kuntu intoki zawe zidasa neza ukabimubwira mu kinyabupfura utanamukomerekeje ariko guhita ujya gutanga itangazo ku wundi muntu ngo tumusohore ukabona ntibihagije ugahita uza no kubitanga itangazo ubwira isi yose uri ikigoryi nyihangane mwita ibyo bintu uri ikigoryi kuko nta muntu ufite ubwenge utari ikigoryi w'umunyabwenge wakora ibisa bityo hari uburyo bwinshi wakemuramo ikibazo icyo kibazo koko kiramutse cyabaye kandi udasakuje kandi ikibazo kigakemuka buri wese agatuza agatunganira nubwo ibi bintu ari ibintu wahembye ugamije kumubabaza ugamije kubabaza umuryango we ugamije kwigira mwiza gusa biteye isoni rekeraho turaguhaze wa mugore we guhora uzuza kuvuga ngo dore icyo dupfa n'umuntu ndakizi ngo ese ubu ufite abanzi benshi cyane kurusha abantu babaho ku isi nta muntu utagira abanzi hagarika kwigira inzira akarengane no kwigira umuntu ngo baranyanga ninde batanga nanjye ndabizi kugiye already uranyanga n'abandi rwose batumva ukuri kwanjye baranyanga n'abandi batananzi n'abandi duhura mu buzima busanzwe byonyine hari n'umuntu ushobora kundeba gutya akandeba uburyo nibereyemo uburyo nivugira uburyo nsa icyo kintu akakinyangira just like that icyo kintu akakinyangira rwose akanyanga akumva yuko hanyuma tuvuye kuri Gabi rero reka twinjire k'uyu mudamu w'umudiyasipora bagiranye ikibazo ni naho main ntuzatumye negeranya ibi byegeranyo byose ndavuga nti reka iki kintu nyivugeho uyu mudamu mu kiganiro twagiranye kuri telefone ukuri yambwiye guhura n'ibimenyetso yampaye kandi koko nimwitegereza neza muraza gusanga uyu wita Pastor Mutesi ngewe mvuze ngo wiyita kuko ntabwo iriya titre ntabwo imukwiriye nimba ari umuntu ushobora gufata ubushuti yagiranye n'umuntu igihe kingana n'imyaka 7 ntabwubahe akamuhimbira dosiye nk'iriya agafata amafoto y'umubyeyi mugenzi unamuruta nimba cyangwa bari no mu kigero kimwe akayadarapa ku mbuga nkoranyambaga yambaye ubusa uriya muntu no kukwica yakwica
ese mute urarinda umuhimbira ngo yarakubwiye ngo yanga u Rwanda wowe uri u Rwanda ko ririya jambo yararivuze bitewe n'umubabaro w'ibyo yuko ababaye ku bwawe kubw'ibintu byari biri kugukorera. Ese umuntu azajya azira ko yagiriye umuwe mugenzi we? Ririya jambo rivuga muri ubwo buryo, wowe rihinduramo ibindi bintu. Ubu se wowe ko waje ukicara kuri kamera ukavuga ngo ukabwira ba Bosco bose n'aba bose wari urimo wigiraho inzirakarengane ngo birirwa ngo banywa amaraso yawe ngo no kugutema ngo bagutema, ukavuga amagambo ukavuga ngo najya ajya ngo Bosco iri jambo arimo bwibyibuke ngo najya ajya ngo kubikuza amafaranga akuye kuri YouTube we ibiganiro yagukozeho uko azajya yarya ngo ajye yumva yuko ngo ari kunywa amaraso yawe. Nawe ririya jambo turihinduremo ibindi. Kuki ubwonko bwawe ari bugufi cyane ku buryo ufata dosiye z'abantu ukazibashyiraho ku buryo wumva ko nta dosiye bagukorera? Nawe ririya jambo turi twisting tuvuge ko hari ibindi wari ushatse kuvuga. Kubera iki uri mugufi mu bwonko? Kubera uri mugufi mu bitekerezo mu mitekerereze? Kubera ibitekerezo byawe ari bito ari bigufi? Hari ibintu abantu mutajya mumenya, uhora urwanira ngo abantu bagukunde, ariko nyamara buri igikundiro cy'agahato cy'ububeshyi cyo kwiyoberanya. Ngewe Raila nzaza uko ndi ndubishaka ntabishaka na bunyange, it's up to you and I don't care. Ntago nzaza kwigira mwiza unze kwigira intama yenda mbizi ko imbere ndi ikirura unze kwigira umuntu mwiza. Never. Ngira uwo ndiwe cyangwa unyangira uwo ndiwe, it's up to you. Amahitamo nayawe as long as ntacyo nzi nagutwaye kandi nabwo nkimenye naza nkasaba imbabazi, kuko buriya jewe ndi umuntu ukunda kubana n'abantu bose amahoro. Ngusabye imbabazi ukazinyema nabwo I don't care. Kuba jewe umutima wanjye unyumvisha ko nagerageje kubohoka imbere yawe. Werera ibintu byo guhimba ibinyoma kuza kwigira mwiza kandi nyamara ese mute hari izawe ndibuze kudarapa sha man azimisi ryata mu mano manzara ariko mwumva nyine ndi kuri kari ariko nzabivugaho. Uyu mudamu uramufata umuhimbira dosiye yuko ngo ari ikigarasha ngo yanga u Rwanda. Ko ijambo ryo kuba ikigarasha, ariko ubundi ikigarasha mujya musobanukirwa ibyo ari byo. Hari ahantu wigize wumva atuka igihugu, yavuze yuko ngo nanze mu Rwanda kubera ibintu biri kuhabera, ariko ibyo bintu yavugaga yuko ari abantu bari ku kandi koko ubwonko bw'abantu bwakira ibintu bitandukanye. Use jewe ntiwazi iwanjye mu rugo ukabona imyitwarire itari myiza cyangwa se ukabona ibintu udakunze, ntuzahagaruka ukumva urahanze urahazinutswe. Ikindi, uyu muntu nimba nta dosiye imuriho yuko asanzwe arwanya igihugu, avuga nabi igihugu, akora ibi na biriya, urahera hehe umuhimbira ukari kigarasha? Ni umunyarwandakazi wagiye gushaka imibereho hanze y'igihugu nk'uko abandi bagenda, asiga umuryango we mwiza hano, we avuga yuko rwose umuryango ubayeho neza, nta n'umuntu ukomakoma, nta kibazo afite. Wowe bihuriza hehe n'ubugarasha? Ahubwo bakurebe, bakwitegereze, barebe icyo wari ugamije hano hantu. Kuko sinumva ukuntu ushobora kwifata ugatwistinga inkuru, urabizi neza ibyo mwaganiriye n'icyo yaragambiriye kuvuga icyo gihe. Ese ubundi nimba wari ubabajwe nuko ari ikigarasha, ukabibona neza ukabyitegereza ko ari ikigarasha, ngo ariko nguzi ibintu Amerika yankoreye, erega kanabivuga biriya bintu byandeye mu bwonko. Ibiki yagukoreye? Yarakwiciye, yaragututse nk'uko abandi birirwa bagutuka ku mbuga nkoranyambaga. Yagukoreye iki? Kuba yarakugiriye akavuga ati ibintu biri gukorerwa aho hantu birambabaza, nkumva noneho ndahatinye. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ntabwo bisobanura ko wamuhimbira ngo yanze u Rwanda. Yanze u Rwanda se rwamukoreye iki? Yanze u Rwanda se rwamugize rute? U Rwanda rero rumuhekeye arwanza ate? Anasavinga ahora
yoherezamo umusanzu we, inkunga ye, mpereye no kuri wowe. Ko yaraguteje imbere akuguriye amakanzu, si inkunga yaraguteye wowe n'umuryango wawe bikaguka bikagera no ku gihugu, kuko ayo mafaranga yarakuguriye. Reka nze mbigusobanure wa mugore, kuko ubwonko bwawe ni bugufi cyane, ntabwo bubasha kumva icyo hari uriya mugore yarakoze. Yaba ari uriya mugore n'undi wari we wese kubereye umukiriya cyangwa akambera umukiriya, kamyitangeho urugero. Naho mpamvu abakiriya banjye hano ndabasherishinga cyane. I cherish you, my dear customers, my dear clients. I cherish you. Murabashu, murababu, murabebebe, murababebs. Ndabakunda cyane kuko iyo umbereye umukiriya icyo ubukoze jewe ntubaha cyane ku rwego rwo hejuru. Kanguha urugero rero rw'uburyo ki uriya muntu abatanze inkunga ye. Icyambere, amafaranga bakohereje aturutse ariya tuyita amadevize yinjiye mu gihugu. Bakohereje mu madolari. Ariya amadevize yaje akakugeraho, bihera kuri wowe n'umuryango wawe. Murarya, mukanywa, mukambara, muri ibyo rero muriye, munyweye, mwambaye, mugize gute, uba wabiguze ku bandi bacuruzi nabo babigira nkawe nk'uko ucuruza. Abo bacuruzi ariko ntararenga iwawe, muri wa mafaranga wa mukiriya akoherereje, wibuke ko harimo 18% y'iki ya leta. Umvisha ya nkunga ya wa mukiriya, harimo 18 y'umusoro wa leta. Si inkunga yatanze mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi buri na direct. Noneho nawe muri ya mafaranga yagushoreye urajya guteza indi imbere, undi mukiriya imbere, urumva, undi mucuruzi nawe ku bindi ushaka yenda udacuruza, nawe muyu wishyuye harimo 18% ariko zaturutse kuri wa wundi still kuzunguza ya mafaranga ye. Nawe wa mucuruzi nawe abonye 18 ahereza ki leta. Kuri wa wundi nawe hari ibyo ari bujye kugura, hari umumotari bwishyure, kuko aya mafaranga yakoherereje ari buze kuba distributed, ari buze kugaba amashami mu bintu byinshi. Ari buze kugura essence, station guza essence, cyane gutega moto bishyura umumotari, wa mumotari nawe abonye 18. Uguri ibirayi ku isoko nawe abonye 18. Gutyo aho hantu ugenda ushora ya mafaranga, ugura ugira gute, nabo bari kwinjiriza iki umusoro leta. Uwo muntu ntabwo atanze umusanzu ku gihugu, kandi ntabwo abaye umunyarwandakazi mwiza. Tanyumva nabi, umuntu ashobora gutanga umusanzu ku gihugu ariko akanakivuga n'abakanagihemukira. Ariko uyu ntabyo twamubonye, sibyo? Ntaho twabonye atuka igihugu. Kuwari wo hero uvuga yuko umwisi kigarasha. Ntaho twabonye avuga u Rwanda nabi ngo ruharabike. Ntaho twabonye. Nta naho twabonye harabika abayobozi babo. Uhera hehe uhimbira umuntu dosiye ngo ni kigarasha? Uhera hehe ufata igihugu ukakigereranyaho nawe ubwawe? Urumva atari bwibone nakomeze kuvuga, bwakuzuye bunakurenga ubwonko ku buryo utanatekereza neza n'ibyo uvuga n'ibyo uvugaho. Kubera iki? Uyu mudamu icyo gusaba nuko wakemura ibibazo mufitanye, yemwe ukanavuguruza iyo nkuru yawe. Ntabyo yanumye, ngiye kubwanjye niko mbyumva. Iriya dosiye wamushyizeho rwose ni dosiye nawe ubwawe bayigushyizeho, ngira ngo nta nubwo wararusinziriye. Kigarasha ntabwo ari izina ry'icyubahiro, nta nubwo ari izina ry'ibigwi, nta nubwo ari izina wakwita umuntu ngo agire ishema yaryo. Ntabwo ari izina ritekanye, ni izina ribi cyane. Umuntu rero nimba atabikorwa by'ubugarasha, nta mvugo z'ubugarasha, nta magambo, nta bintu bigaragaza ko ari kigarasha koko, sigaho kumwita ibyo bintu no kumuhimbira iyo dosiye. Urangije atuze ibintu yankoreye, icyo gihe abigukorera kuri ya video ya audio ni ya kera. Muri icyo gihe bagutukaga
wabisobanuye muri icyo gihe bagutukaga hari kera ko aribwo wibutse kubivuga ari uko agucanyeho umuriro kubw'ibintu byo ufite utamuhaye, cyangwa ahubwo urarebye ubona niyo turufu ukwiye kwitwaza kugira ngo abantu bakugire impuhwe. Uyu mugore rero muri episode ikurikira ndabazanira amajwi atera ubwoba uyu mudamu ngo ntiyibeshye agashyira ngo ibintu bye hanze ngo yuko ngo yamwambariye imyenda ngo isingo iraje ibote. Yabanje kumushyiraho ibikangisho amwumvisha yuko ngo ibyo baganiriye ku muryango ngo kuki yibagiza ko nawe hari ibyo yamuganiye kuri Rugana Intwari. Amajwi nayo yarahari, nubishaka turayashyira hanze. Wa mugore we, wa mugabo wawe wagiye i Bugande ngo wari waragiye mu Barangi, wibagiza yuko hari amafoto wagiye umwohereza mu bitanda byawe no mu by'abana ibyo wamuratiraga byose birahari, amafoto n'amajwi biteye n'isoni. Ibyo rero nushaka ko bijya hanze turaza kumufasha kubishyira hanze. Wicana umuriro utaza kubasha kota. Ndumva nanasoreza ahangaha. Ndagushimiye cyane bakoze subscribe kuri Laila Uzishoye Imana igumugisha. Nawe utarayikora ndakwinginze ukanda aho ngaho k'umukara. Dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Kadure muri video ikurikira nakagaruka. Bye.